yahagurutse iyi sadeke iratashye mu by'ukuri n'ubundi ivuye ku butaka bwa Kongo. Ubona ko bavuye mu modoka rwose abasirikare ba Tanzania, ubona ko harimo hari na video nabonye umuntu wigiriye muri restaurant yo kuri immigration, anje nakoswe buramba nigire muri restaurant yo kuri immigration ngiyakira ibyo kurya, ariko telefone yanjye ari ukuntu ndetse ku ruhande nabonye harimo n'abari kugendera ku mbago. Sadeke bro nubwigiye ariko Sadeke yarababaye, Sadeke yakubiswe n'igisirikare cy'inyeshyamba. Nukuvuga ngo igitabo M23 yandikiye kuri Sadeke na amateka mabi kuri izi Sadeke ibaze baje kuvuga ngo baje gukubita kunguru ni igisiga, noneho icyo gisiga kibatera amababa my friend. Nukuvuga ngo Sadeke itahanye abarwayi ku mbago, hari abo yatahanye b'imirambo bapfuye, hari abatahanye bafite amada. Bro Sadeke abantu bose ubona ko yari amaze kubajya mu twera ngisereri, aho yanyuraga hose bavuzaga karuru bakayikomera, ariko nta foto cyangwa video yafatiwe mu centre nimwe hano mu mujyi wa Rubavu. Yego abantu babibonye byari umutekano wari wakajijwe cyane ko ari igisirikare cyari kiri guhabwa inzira yo kunyura mu kindi gihugu, kandi noneho sinaho banyuze baza. Nicyo cya gisebo cya mbere tuvuga kuri ni ntabwo nguciye mu ijambo, ni igisebo ibaza abantu baje n'indege. My friend bajya gutaha umusirikare muzi, ubundi nukuvuga ngo ikiranga umusirikare muzima imbunda ye ibimwanditseho. Urumva imbunda ibimwanditse hasi matrikire ye ihura na seriyo namba y'imbunda yifite, barahiye ko uzapfana n'imbunda yawe. Ariko abasirikare my friend bari kugira ngo umusirikare ugenda ukubiri n'imbunda, imbunda iri muri container wowe uri mu modoka, bigaragara ko n'ubundi ufunze, nta self defense, nta kuntu wakirwanaho. ubwo M23 yabagejeje ku mupaka, yabagejeje ku mupaka irabaremeta ati dore ngabo. Ikintu cyatangaje abantu baraza kwibona, hari video nafashe umunyonzi yifatiye ku bibunda bya Sadeke, arazana kiba kwa kundi baterera handi uko ngo hange abanyonzi bagiye bicundera ku bibunda bya Sadeke. Ni video nawe uraza kubona ubwo byari kuba ngombwa ko bandika ati abanyonzi birabujijwe gufata hano. Umunyonzi yinjiye muri cortege yigendera yifatiye ku kibunda ku kimodoka cyari gitwaye amato, kandi ayo mato nayo yararimo imbunda. Umunyonzi nawe yandikiye andi mateka kuri Sadeke. Man bro Sadeke yahuritse, ariko uzi kuva Grande Barriere ufotorwa ucumbagira ukagera ahangaha bakagufotora ukazamuka. Hari nukuvuga ngo ahantu hose dufite video ya centre ya Musanze yafotowe. Ubu Sadeke ntago iragera mu mujyi wa Kigali, iparitse ubu tuvugani ihagaze kuri Majerwa aho ngaho hejuru za Shyorongi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo, gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshal Real Estate iduhaye Sevarante. Yes, reka ko mumeze neza cyane n'abantu badukurikira bari mu bice bitandukanye, aba bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda. Urugendo online TV tuba turi kumwe namwe 5 kuri 5. Nitwa Gakire Samu. Abantu badukurikiye turabasuhuje cyane, ariko nanone ntago nabura kukubwira ko nimba udukurikiye ushaka gutembera cyangwa se ushaka kujya ahantu heza hagezweho, urajya iburengerazuba mu karere ka Rusizi usure ikirwa cya Nkombo kuri Marshal Nkombo Beach. Na ahantu heza cyane, na ahantu hagezweho. Ukuvuga ngo uramutse ugiye iburengerazuba ntujye kuri Marshal Nkombo Beach rwose waba wahombye cyane, kuko na ahantu heza cyane ho kujya ukaruhuka. Turagarutse n'undi mu rugendo muri ya makuru yacu, ngira ngo by'umwihariko uyu munsi turibuze kubagezaho inkuru ziriwe zivuga hirya no hino, cyane turibanda n'undi kwitaha rya Sadeke. Sadeke
ingabo zirimo n'ibihugu bitandukanye byo muri Afrika y'Amajyepfo hariho Tanzania, harimo Afrika y'Epfo, Malawi n'ibindi bihugu bitandukanye. Yego, SADC rero bari baje hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baje kugarura amahoro, baza gutsindwa nabo bitaga inyeshyamba arizo za M23, ari bo bari kugenzura Kivu y'Amajyepfo. Ubwo yo tuvuze Kivu y'Amajyepfo tuvuga Bukavu ndetse no mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, ndetse na Goma ari wo murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Igoma rero ngira ngo mu minsi ishize nibwo abantu bagiye bumvamo guhura SADC yahuye n'abahagarariye abayobozi bakuru ba M23 bavugana uburyo nyine ingabo zabo zigomba gutaha nk'ingabo zari zatsinzwe zamanitse amaboko, ariko hakazamo kondisiyo nyinshi zigiye zitandukanye. Nyuma yaho humvikanye igitero cyatewe gishaka gufata umujyi wa Goma, aho rero niho rwari ruzingiye, aho noneho M23 yavuze ati nta mpuhwe twe twabahaye zo kugira ngo mutunganye ikibuga cy'indege cya Goma mubashe gutaha. Ibyo byose bivuyeho, ubu none mugomba guhambira mukagenda mugataha. Mu minsi mike ishize nibwo havugaga SADC yatashye, SADC irataha. Bimeze bite? Uyu munsi nibwo twabonye icyiciro cy'abasirikare ba mbere ba SADC bahereke bacungiye umutekano, ikindi kandi bari kumwe n'ibikoresho byabo, ibibunda, karahabutaka, banyura mu Rwanda bakomeza. Itangazamakuru ryagoye cyane no kuza kubona amashusho, ariko abantu barabizi neza ko bura nyine inkuru iravuna, kubera ko inkuru ivuna umunyamakuru nawe ugomba nyine guhaguruka ukagenda ukava muri ukajya kuri tele ukajya gushaka inkuru uri buze kwereka abantu badukurikira. Abakunzi b'Urugendo Online TV tugufite ikintu bita special coverage ya video noneho utabona handi. Iyi niyo video ya mbere irango muri buze kureba SADC bataha n'imodoka zabo. Umuhungu wanjye Jean Paul uherereye Rubavu rwose yagiye mu misozi ahatunga kamera. Jean Paul, muraho neza? Muraho neza bakunzi ba Inside ndetse n'Urugendo TV Online. Yego barakumva kandi bameze neza cyane. Nimbaze kubabwira ukuntu uyu munsi ngira ngo hari hashize iminsi nyine bari kuvuga ngo SADC gutaha SADC, ariko abanyamakuru nabo baryamiye amajanja. Uyu munsi rero ntabwo byari byoroheye itangazamakuru kuza kubona amashusho, ariko yaje kuboneka, cyane cyane ko unabonye uri mu bantu bafasha amashusho yihariye cyane. Yego, iyi video abantu bagiye kureba niyo ugiye kubanza kubasobanurira. Iyi video isobanuye iki? Wayifasha uri muzihe axe cyangwa angle? Yego Jean Paul, umwanya n'uwawe, wasobanura abakunzi b'Urugendo Online TV bagukurikiye. Yego, nibyo Sam, ni video ya navuga ko yanaduhenze kuko ni video nafashe ndenze imirenge 3, kuko navuye mu murenge wa Gisenyi, ndenga umurenge wa Rugerero, ndenga umurenge wa Kanama, nayifatiye mu murenge wa 4, murenge bita Nyakiriba. Abantu bazi Rubavu ni musi neza ya gereza ya Nyakiriba, ariko nanone na mashusho nafatiye neza aho zira modoka zari ziraho nashoboraga kubona umuhanda imbere y'umurenge wa Nyakiriba, niho nazifatiye ziriya mbunda za SADC ndetse n'abasirikare ba SADC bagiye barinzwe bidasanzwe. Abantu benshi ntabwo byari byemewe ko iyi SADC bayifotora, kuko nanjye ubwanjye hari amashusho nafashe baranayansibisha, ariko ndavuga ati niba byanze hepfo ruguru bishobora gukunda. Ndapusa nyine, umunyamakuru n'upusa, ndapusa finally mbanguye ku mashusho nk'ayo ngayo. Hari n'undi munyamakuru wamfatiraga amashusho nawe ari Goma, turahuza nyine kugira ngo tuze kubona icyo twereka abantu, dukorera abantu. Ni nayo mpamvu n'ubundi tugomba kubira ibyuya kugira ngo video nk'izo ngizo ziboneke. SADC yavuye muri Kongo bayivuma bavuga ati njobire binaenda, njobire binabeba maminere yetu, njobire binainika kichwa. No mu Rwanda naho abo yanyuraga ku muhanda bose bayivumaga.
nubwo bitari byoroshye gukuramo telefone, bayikuragamo telefone bayijyana, ntabwo twari tworohewe, ariko finally nyuma yo gufata telefone yanjye igaforomatwa, ariko bro ntabwo nabura ishusho rwose. Abakunzi ba Inside ndetse na Urugendo Online ni ibintu bazi, barabimenyereye. Niba nshobora kubona ishusho yo mu ndake, ishusho yo mu muhanda uri wazi nayibura, na Nyabihu nari kujya kuyifatirayo. Nuko nguko byagenze rero. Iyi Sadek ngewe nayiboneye irwana, nabonye Sadek irwana Kanyamahoro, nongera kubona Sadek irwana ari za Gasengesi, nongera kubona Atirari Sadek Sheri ngara za Mushaki, yewe twongera kuyibona irwana Kirimanyoka aho yari ifite indake itindishije ibiti by'inturusu. Ni Sadek rero mfite amateka, nagombaga kuyikurikira. mu by'ukuri Sadek yararwanyira tsindwa. Sadek yaje yiteguye pe, kugeza ubwo izana amato y'intambara. Abantu bari kugenda babona ku mashusho ayo mato y'intambara scrollinga yose yapakijwe, ayo mato aragenda. Ni Sadek yajyanye ututari twarengaho, wenda n'ubundi nibyo wari ugiye gusobanura. Urambwira bimwe mu bikoresho wiboneye n'amaso yawe Sadek yacyuye. Yego, nayo mato y'intambara, kuko bari bizeye ko bagomba kurwana Goma, ariko bajya no kwenterefona ku ijwi, bakavuga ko niba bari Sake bagomba kujya Shove, ariko bakenterefona Kitembe bakoresheje amato yabo nyine muri operasiyo y'amazi. Ibyo byose M23 yarabakubise. Ayo mato twayabonye y'intambara, ibifaru twabibonye, za BM za demontwaga zikajyanwa mu makontineri, n'ibi bifaru by'amasheni byari biziritse n'imigozi. Twabonye ibikoresho byinshi, bibunda byinshi byose abasirikare ba SAMIDRC bambukanye. Gusa by'umwihariko nanjye, kuko urumva niba nagira amahirwe yo kubabona, bageze kuri rompuwe hano kuri station Mereze munsi y'ibitaro, ukijya kwinjira muri Rubavu hano ku bitaro hasi kuri station Mereze. Barahagarara, bahamaze nk'isaha. Guturuka ku karere yari ambutiyaje, n'ubundi bari bahagaze, umuhanda wari wafunze. Ubona ko bavuye mu modoka rwose abasirikare ba Tanzania. Ubona ko hari na video nabonye umuntu wigiriye muri restaurant yo kuri Migration. Anje nakoswe buramba nigire muri restaurant yo kuri Migration ngiyatira ibyo kurya, ariko telefone yanjye ari ukuntu ndetse ku ruhande. Nabonye harimo n'abari kugendera ku mbago. Sadek bro nubwigiye, ariko Sadek yarababaye. Sadek yakubiswe n'igisirikare cy'inyeshyamba. Nukuvuga ngo igitabo M23 andikiye kuri Sadek na amateka mabi kuri izi Sadek. baje kuvuga ngo baje gukubita ku nguru ni igisiga. Noneho icyo gisiga kibatera amababa, my friend. Nukuvuga ngo Sadek itahanye abarwayi ku mbago, hari abo yatahanye b'imirambo bapfuye, hari abo yatahanye bafite amada. Bro, Sadek abantu bose ubona ko yari amaze kujya mu twera ng'isereri, aho yanyuraga hose bavuzaga karuru bakayikomera, ariko nta foto cyangwa video yafatiwe mu centre nimwe hano mu mujyi wa Rubavu. Yego, abantu babibonye byari umutekano wari wakajijwe cyane ko wari igisirikare cyari kiri guhabwa inzira yo kunyura mu kindi gihugu, kandi noneho sinaho banyuze baza. Nicyo cya gisebo cya mbere tuvuga kuri ntabwo nguciye mu ijambo. Ni igisebo, ibaza abantu baje n'indege, my friend, bajya gutaha umusirikare muzi. Ubundi nukuvuga ngo ikiranga umusirikare muzima, imbunda ye ibimwanditseho. Urumva, imbunda ibimwanditse hasi, matrikire ye ihura na seriyo namba y'imbunda yifite. Barahiye ko uzapfana n'imbunda yawe. Ariko abasirikare, my friend, bari kugira ngo uri umusirikare ugende ukubiri n'imbunda. Imbunda iri muri kontineri, wowe uri mu modoka, bigaragara ko n'ubundi ufunze. Nta self defense, nta kuntu wakwirwanaho. ubwo M23 yabagejeje ku mupaka, irabaremeta ati dore ngabo. Ikintu cyatangaje abantu baraza kubibona, hari
hari video nafashe umunyonzi yifatiye ku bibunda bya Sadeke arazanakeba kwa kundi baterera handi uko ngo hange abanyonzi bagiye bicundeba ku bibunda bya Sadeke ni video nawe uraza kubona ubwo byari kuba ngombwa ko bandika ati abanyonzi birabujijwe gufata hano. Umunyonzi yinjiye muri cortege yigendera yifatiye ku kibunda ku kimodoka cyari gitwaye amato kandi ayo mato nayo yararimo imbunda. Umunyonzi nawe yandikiye andi mateka kuri Sadeke. Man bro, Sadeke yahuritse ariko uzi kuva Grande Barriere ufotorwa ucumbagira ukagera ahangaha bakagufotora ukazamuka. Hari nukuvuga ngo ahantu hose dufite video ya Centre ya Musanze yafotowe. Ubu Sadeke ntagiragera mu mujyi wa Kigali iparitse ubu tuvugani ihagaze kuri Majerwa aho ngaho hejuru za Shyorongi. Na makuru yose dufite abari Nyabugogo banyomoze ntirahagera. Bivuze iki? Ishaka kwinjira mu mujyi none wa Kigali mu ijoro yitwikira ijoro. Kuki sha bro Sadeke nukuvuga ngo yakiniye n'ikipe itazi. Yakinye n'ikipe itazi ariko se ubona kuba Sadeke igiye ubu mu minsi ishize aribwo twabonye abayobozi b'ingabo ba Sadeke baza guhura n'abayobozi b'ingabo ba M23. Ibyo nabyo hari amasezerano yari yumvikanyweho. Hari uburyo bwo gukoresha ikibuga cy'indege ariko a condition. Ikibuga cy'indege cyaheze cya Goma yo ni muri ya masezerano M23 yasinyanye na Sadeke. Nose ko bayasinyanye tariki 11 z'uku kwezi dusoza ntago bayatatse. Ariko ngira ngo ikintu nari natangiye mbivugaho muri introduction gishaka kuba cyateye M23 umujinya ari amasezerano ashaka kuba yararimo imitego ubugambanyi n'ibindi byinshi cyane kubera ko ngira ngo igitero cyatewe mu minsi ishize cyo gushaka kwigarura umujyi wa Goma. Sadeke nayo yagaragaye ko yabigizemo uruhari. Sadeke yabigizemo uruhari ni nayo mpamvu nyine M23 yahise ibintu byose bavuganye ibi bya bindi bagaragaye basangira ka cyayi byose M23 isi bisukamo amazi. Erega Sadeke niyo yahakwaga kuri M23 my friend. Urumva kugeza ubwo abantu bose nyine babona ko ari ikibazo ariko ibaze guca no mu mujyi Igoma ku bantu bagiye gucungira umutekano bavuga ngo njobire urumva ko ni ikibazo bro. Ariko urabona abagabo batarahuritse. Ibaze uje gukubita umuntu ngo kurwana nawe warangiza ukamwaka selfie. Wababonye baka amaselfie afande Wiringoma. Sadeke iripata cya Mutema kundi. Ibaze ivuye ahangaha ifotorwa izarinda igera za Rusumo nayo ifotorwa. Igenda ifotorwa inzira yose. Igenda ifotorwa inzira yose. Bakuryamiye mu biti rwose bari kuvuga ati we ntago turi mu buri video uko byagenda kose. Ariko atansi ibikoresho by'abanyamakuru byose babisigaranye. Uri kumwe n'umuntu uzi ngo nawe muryamanye mu biteriye kava wafata video ukahita ubona ipingu. Yego reka mwana ndake reka turebe Sadeke iragiye ariko hagiye ikiciro cya mbere. Ngira ngo nabandi ubwo bazita bakurikira bwashize twabonye n'ubundi ingabo za South Africa zitashye zitwite. Nose ugira ngo ni ingabo za South Africa zitwite n'abamarawerega ku mugani wa gisupusupu ngo nanjye sinjye umubiri ubu njya n'izamarawe zari zirimo. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ho nta bantu batahanye impinja cyangwa batashye batwite. Nde nabonye abari kumbago abimpinja rwose immigration sinayegereye n'uwafashe aka video yarari muri restaurant mbona rwose barimo barateresha bacumbagira. Yego nyuma ya Sadeke gutaha twizere ko Goma isigaye iri safe
oya sadeke yitashye na gatonyanga mu nyanja kuko ni ukuvuga ngo ntabwo uvuze ngo ni ukuvuga ngo sadeke tuzayivuga ibyumweru bibiri bishire kubera iki impamvu niye ibyumweru bibiri bizashira izi ni intwaro zibanje kugenda n'abasirikare bake baziherekeje kuko imodoka zitashye ni imodoka 7 ariko batashye abasirikare 70 baherekeje intwaro bivuze iki abasirikare nyirizina force zizazanwa n'amabisi ntabwo ziraza abasirikare bari kuri flow kandi ni ukuvuga ngo aho bibereye bibi ubu M23 guherejo iri muri operation yo gutandukanya ngo uyu ni FDLR uyu ni Nyatura uyu ni Umuzarendo uyu ni FARDC uyu ni CMC byasabye M23 kwitabaza abantu bazi neza abantu barwanaga muri umujyi wa Goma kugira ngo bashobore gutandukanya na FDLR kuko bose harimo bambaye imyenda ya South Africa bambaye imyenda ya Malawi bamubaza ikizuru bagasanga nta cyazi ariko aravuga igiswahili urumva rero ubu ni M23 irimo mbese iri nko mu kigo cy'ishuri kwa kundi batoranya tuyu mu muhanga uyaragerageza uyu ni South Africa uyu ni Malawi uyu nguyu ni FARDC ariko uyu nguyu nawe ushobora kuba ari FDLR ni ukuvuga ngo uko twagiye gufotora bagakwerere tuzafotora aba FDLR benshi M23 yafatiye muri ibi bigo hari ikigo bita iki kigo cya Mubambiro kiri hariya muri Sake hakaba iki kigo kiri hano kuri aeroport Goma ariko hakaba n'ikindi kigo kiri RVA iki kigo gifatanye na MONUSCO aha hose harimo basirikare benshi cyane ngewe ejo ahanga ku rugendo na inside nzababwira amazina y'abagenerale ba FDLR cyangwa se abakoloneli bafatiye hariya muri FARDC bafatiye mu bigo bya SADC kugira ngo barekure ni ukuvuga ngo bazajya bagenda etape par etape abantu ntibumve ngo SADC iragiye byarangiye izi zigiye ni intwaro kandi ntabwo ari zose ni sample n'izindi ziracyaza kuko aba bantu bazanye ibintu byinshi cyane ahangaha kuri flow gusa ibyo M23 yafashe ubwo nyine yarabifashe ibyo itafashe nibyo bari bujyane kubera ko ibyo yafatiye kuri flow aduyi kumupigana kumucaje nibyo baba bari kwapurika my friend ubwo SADC rero abantu nibumva ngiragiye ngo birarangiye inkuru zirashize hari intwaro ariko se mwari mwabona bisi irimo abantu 50 nabangaye igenda ibutabuta ahari anafatiye ifoto izi bisi tuzazifata zigenda zibuta my friend kabisa SADC irahari ariko ifite ibyumweru bibiri cyangwa kimwe cyo kugenda ubu turi kureba ko turi kwa kabiri ishobora kurangira kugenda nko kwa kabiri n'ubundi ubu nejo ashobora kwambuka abandi ejo biragoye kuko batari barangiza kubishyira ku ubu icyo bari gukora barimo baracencura amasaka n'inkumbi cyangwa se urukungu M23 iri kuyungurura byayifashe kwifashisha abandi bantu kugira ngo bamenye ngo aba ni bande ni bantu ki ibacekinge neza ntibizagutangaze tubonye na barumuna bagakwerere nabo bambutse cyangwa nabandi barenze gakwerere yego Jean Paul reka ngushimire urakoze kudusobanura kuri video wafashe bwo ejo tuzakomeza n'ubundi tuganiriza abantu uburyo umunsi ukurikiyeho ese bigeze he ese SADC abasirikari barenga n'igihumbi na 600 harya barenga 1600 bagera muri 2 abo basirikare bose ngira ngo imodoka muri kureba mu mashusho muri kureba ntabwo baba bagezemo ubwo twizere ko tuzaya tugenda tumenya n'ubundi hariya haracyarimo ibintu byinshi bitagenda neza haracyarimo utuntu two kubanza gutandukanya amasaka n'urukungu umugani wa Mwanandake kugira ngo bavuga ati n'abasirikari ba SADC nibo bagomba gutaha abandi basigaye ni FARDC ese wanaweza kujiunga na M23 nimba ari FDLR ubwo bakoherezwa mu Rwanda ngayo nguko rero reka ngushimire cyane urakoze Jean Paul asante yego ngayo nguko rero ni video muri kureba iyi ni video yihariye twafashe hano yafashwe na mugenzi wacu Jean Paul bigomba kunyura hano tuba tuhababereye n'ubundi ushaka kutwandikira hari inkuru ushaka kutugezaho ngibyo ibya SADC
andi makuru nakagaruka.